uyu munsi tariki 5 Ukuboza mu mwaka wa 2013 nibwo intwari y'isi yatabarutse. Rero nta wundi ni Nelson Mandela wayoboye Afrika y'Epfo. Mandela yavutse ku itariki 18 Nyakanga mu mwaka wa 1918. Yafatwaga rero nk'umuntu waharaniye uburenganzira bw'abirabura ba Afrika y'Epfo bari bamaze igihe kinini mu kato ka apartheid. Afatwa kandi nk'umuntu wabayeho akunda amahoro no kumvikana kw'abantu batandukanye. Niwe munyapolitiki wamaze igihe kinini yubashywe kurusha abandi kuri iyi si. Abanyafrika y'Epfo benshi bemeza ko aho bageze kuri ubu ngubu babikesha uyu mugabo wamaze imyaka 5 gusa ku butegetsi guhera mu mwaka wa 1994 kugeza mu mwaka wa 1999 akavaho ku bushake bwe. Ibikorwa bye byatumye Loni itangaza ko buri tariki Mandela yavukiyeho, ubwo ni ku itariki 18 Nyakanga, ni umunsi mpuzamahanga wa Nelson Mandela. Mu rwego rwo kuzirikana rero uyu mugabo uharaniye amahoro no kwishyura ukizana. Mandela yari umugabo w'ukuri, intwari ya Afrika, umunyapolitike, impirimbanyi ku burenganzira bwa muntu. Akaba yaramenyekanye nk'umuntu wabashije kurwanya ivangura ruhu rya apartheid byakorerwaga abirabura bo muri Afrika y'Epfo, bikaba ari byo byamugize intwari ku isi yose, ndetse akaba yarabaye perezida wa mbere w'umwirabura w'iki gihugu. Mandela rero yagiye avuga amagambo menshi yahindura ubuzima. Uyu munsi munyemerere tuyagarukeho mu rwego rwo kuzirikana itariki yapfiriyeho. Ubwo ntabwo ngiye mu mateka ye cyane, afite amateka maremare twayagarutseho mu bice byabanje. Ushaka kumva amateka ye mu buryo bwimbitse wajya kuri YouTube channel Dash TV ukareba amwe mu mateka yaranze Mandela. Ahubwo munyemerere uyu munsi turebere hamwe amwe mu magambo yagiye avuga. Nge nizera ko amagambo y'umuntu ashobora gusobanura imiterere ye mu buzima bwe bwa buri munsi, kubera ko ibintu uvuga akenshi bikunze kujyana n'ibyo utekereza. Niyo mpamvu mu magambo umuntu avuga cyangwa se mu magambo umuntu yavuze ushobora kumwiga mu buryo bwuzuye. Nubwo wakwibombarika akajana, amagambo uvuga aragusobanura uko byagenda kose. Iyo ari amagambo meza rero cyangwa se ari amagambo y'imbaraga, anasobanura uburyo umutima wawe umeze, kubera ko umuntu ni igisobanuro cy'ibyo atekereza, kandi ibyo atekereza bigaragarira mu byo avuga. Hanyuma ibyo avuga bibi bya nyabyo iyo anabishyize mu bikorwa. Mandela rero yatekerezaga muri ubu buryo bw'amagambo ngiye kuvuga, ariko n'ibikorwa bye ubwabyo birabigaragaza. Yigeze kuvuga ngo kurema isi nziza biri mu biganza bya buri wese uyituye. Aranavuga ngo nta mpano iruta gufasha abandi udategereje inyungu iyo ari yo yose. Mandela yaravuze ngo bivugwa ko udashobora kumenya neza igihugu mu gihe utarafungirwa muri gereza zacyo. Biragoye ko wavuga ko uzi neza igihugu mu gihe utarafungirwa muri gereza zacyo. Uyu mugabo yaravuze ngo ntugakangwe na ntibishoboka, kubera ko buri kintu cyose gihora gisa nk'ikidashoboka kugeza igihe kibereye impamo. Yaranavuze ngo uburezi ni intwari ikomeye cyane ushobora gukoresha kugira ngo uhindure isi. Mandela yaravuze ngo igihugu ntabwo gishobora gupimirwa mu buryo gifata abaturage bacyo bakomeye, ahubwo gipimirwa mu buryo cyita ku baturage bacyo boroheje b'abanyantege nke. Iyo ushaka kureba neza uburyo igihugu kiryoshye cyangwa kibishye, uzareba uburyo gifata abanyantege nke. Nibwo icyo gihugu ushobora kucyita cyiza cyangwa se ukacyita andi mazina runaka ushaka. Mandela yaravuze ngo namenye ko ubutwari atari ukubura ubwoba, ahubwo ubutwari ni ukunesha ubwoba. Yigeze no kuvuga ngo baho ubuzima nk'aho nta wundi uri kukureba, ariko uharanire kwigaragaza nk'aho buri wese ari kukureba. Yigeze no kuvuga ngo umutsinzi ni wa murosi utarigeze acika intege. Uwatsinze ni wa wundi wahoranaga inzozi agakomeza umutsi, akirinda kumanika amaboko. Inzozi iyo uzongeyeho guhozaho birangira zikabije. Byaba nkunda kubabwira ngo igitonyanga gitobora ibuye atari imbaraga gikoresheje, ahubwo ari uguhozaho. Mandela yaravuze ngo ntukancire urubanza ku ntsinzi nagezeho,
ahubwo uzancira urubanza ku nshuro naguye nkongera nkabyuka mparanira kugera kuri iyo ntsinzi. Aranavuga ngo nta bibazo biri muri iyi si utahinduramo amahirwe mu gihe ufite ubushake n'ubumenyi bwa ngombwa. Uyu mugabo yaravuze ngo iyo usimbutse umusozi umwe ntukagire ngo birarangira, haba hari indi misozi myinshi igutegereje. Iyo usimbutse umusozi umwe ntukagire ngo birarangiye, haba hari indi misozi myinshi igutegereje. Yaranavuze ngo nta burezi abana bawe ntibazabasha guhangana n'ibibazo bazahura nabyo mu buzima. Ni iby'agaciro rero guha abana uburezi kandi ukabasobanurira ko bagomba kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyabo. Uyu mugabo yaravuze ngo ikibara kuri iyi si ntabwo ari ubuzima twabayeho, ahubwo ni impinduka twazanye mu buzima bw'abandi. Abantu bakuzirikana kubera impinduka wazanye mu buzima bwabo. Icy'ingenzi rero si ubwoko bw'ubuzima wabayeho, ahubwo ni ikinyuranyo wazanye mu buzima bw'abandi. Akayunguruzo k'umukire, akayunguruzo k'umunyembaraga, akayunguruzo k'umuntu wateye imbere ni umubare w'abantu yazamuye cyangwa se yahinduriye ubuzima. Mandela yaravuze ngo amahoro ntabwo ari igihe hatari amakimbirane cyangwa imvururu. Amahoro ni igihe hari uburyo butuma abantu bose bisanzura hatitaye ku bwoko, ibara, idini, igitsina n'ibindi bitandukanye abantu. Yaranavuze ngo kubabarira bihohora ubugingo, bikuraho ubwoba, niyo mpamvu ari intwaro ikomeye. Nelson Mandela yaravuze ngo niba udakora ibyishimo mu byo ukora, ukaba utanabikuramo amafaranga, urata umwanya w'ubusa. Niba udakora ibyishimo mu byo ukora, ukaba utanabikuramo ubuzima, urata umwanya. Mandela yaravuze ngo ubwo nasohokaga mu marembo ya gereza, nibutse ko nindamuka ntasize uburakari n'urwanga inyuma, ntaho nzaba ntandukaniye n'abo nsize muri gereza. Yaranavuze ngo ntukaryame udafite ibikugenewe mu biganza byawe byombi. Yigeze kuvuga ngo umuntu uwo ari we wese afite ubushobozi bwo kuba munini kuruta imbogamizi. Ibyo bikamufasha kugera ku ntsinzi mu gihe yitanze kandi agashishikazwa n'ibikorwa bye. Umuntu uwo ari we wese afite ubushobozi bwo kuba munini kuruta imbogamizi. Ibyo bikamufasha kugera ku ntsinzi mu gihe yitanze kandi agashishikazwa n'ibikorwa bye. Mandela kandi yaravuze ngo nk'uko ubucakara n'ivanguramoko atari karemano, ni nako n'ubukene bumeze. Buterwa na muntu kandi bushobora kurandurwa binyuze mu bikorwa bya muntu. Yaba ubucakara cyangwa apartheid, ibi byose byakozwe n'abantu kandi abantu nibo babirimbuye. Ni kimwe rero nuko ubukene bumeze, bwatewe n'abantu kandi abantu nibo bashobora kuburandura burundu. Rero navuze ngo ikintu gikomeye kurusha ibindi si uguhindura abantu, ahubwo ni ukwihindura ubwawe. Mandela yaravuze ngo nyandota Afurika yunze ubumwe, aho abayobozi bayo bazaba bunze ubumwe bakemura ibibazo byugarije umugabane. Aranavuga ngo amafaranga si yatuma ugera ku ntsinzi, ahubwo ubwigenge nibwo bubikora. Mandela yaravuze ngo reka amahitamo yawe ashingire ku cyizere aho gushingira ku bwoba. Uyu mugabo yaravuze ngo gutekereza ni imwe mu ntwaro zikomeye mu gukemura ibibazo. Aranavuga ngo imbogamizi zisenya abagabo bamwe ariko zigatuma abandi bakomera kurushaho. Mandela yaravuze ngo ujye wibuka kwishimira buri ntambwe yose uteye mu gihe witeguye gukomeza urugendo ujya imbere. Ujye wibuka kwishimira intambwe uteye mu gihe witeguye gukomeza urugendo ujya imbere. Aranavuga ngo niba ushaka amahoro ku mwanzi wawe, ugomba gukorana nawe akaba umuntu wawe wa hafi. Mandela kandi yaravuze ngo guhora witotombera ibyahise nta kintu bihindura. Ibya bintu nkunda kubabwira ngo kwitotombera ibyahise ntibituma biba byiza. Kugira urwitwazo ku hahise ntibituma hari impinduka zibaho. Kwitotomba guhora urira no guta igihe. Kurira no kwitotomba ubikoze rimwe na rimwe nta kintu bitwaye, ariko nubigira akamenyero bizamera nko kunywa inzoga. Uko urushaho kuzinywa niko inyota yiyongera. Uzabona ko abantu bageze ku ntsinzi ntabwo ari babandi bahora barira cyangwa ngo bahore bitotombera ibitagenda. Si na babandi bahora berekana ibitagenda. Ahubwo abantu bageze ku ntsinzi ni babandi banini kuruta imbogamizi, babandi banini kuruta ahahise, babandi bahitamo
ko aho kwitotomba bakora impinduka. Nibyo nkunda kubabwira ngo nta marira abaho yahindura ibyahise, nta n'amaganya abaho yahindura ibizaba. Warira ingunguru zingahe z'amarira ngo abantu n'ibintu byari bisobanuye byose mu buzima wabuze bigaruke. Kwitotomba nta kintu bihindura, ahubwo gukora impinduka bihagarika kwitotomba. Nelson yaravuze ngo tugomba kumenya gukoresha igihe neza, kandi iteka ryose tukazirikana ko igihe gihora cyereye kugikoreramo ibyiza. Nelson yaravuze ngo injiji zirushaho kwiyongera iyo abanyabwenge bacecetse. Aranavuga ngo idini ryanjye ni ubumuntu. Mandela yaravuze ngo kunesha ubukene ntabwo ari ikimenyetso cy'ubugiraneza, ahubwo ni igikorwa cy'ubutabera. Kuba bamwe bakennye abandi bakize ni ikimenyetso cy'uko isi nta butabera bwuzuye ifite. Kunesha ubukene rero ni ikimenyetso cy'ubutabera, kubera ko buri muntu wese akwiriye kugira ubushobozi bumubeshaho. Nta muntu ukwiriye gukena. Kunesha ubukene ni ikimenyetso cy'ubutabera, ntabwo ari ubugiraneza, kubera ko ni uburenganzira bw'umuntu kudakena, kubera ko isi twese tuyifiteho uburenganzira. Nta muntu Imana yayihaye kurusha undi. Niba twese tuyifiteho uburenganzira rero, kunesha ubukene ni ikimenyetso cy'ubutabera, ntabwo ari ubugiraneza. Umuntu wese afite uburenganzira bwo gukira. Nelson yaravuze ngo nudakoresha igihe cyawe neza, igihe cyo ntikizahagarika kugukorera ibigukwiriye. Aranavuga ngo imiterere nyayo ya sosiyete igaragarira mu buryo ifata abana bayo. Aranavuga ngo nta n'umwe muri twe ukora wenyine ushobora kugera ku ntsinzi, bisaba ubufatanye. Mandela yaravuze ngo ibikomere bidashobora kubonwa n'amaso birababaza kurusha ibikomere bishobora kuvurwa na muganga. Hanyuma Mandela yaravuze ngo imyitozo ngororamubiri ntifasha mu kugira ubuzima bwiza gusa, ahubwo inafasha mu guturisha ubwonko. Mu magambo yose Nelson Mandela yavuze kuri iyi tariki yapfiriyeho, mu rwego rwo kuzirikana ubuzima bwe, munyemerere nyasoreze kuri iri ngiri. Yavuze ijambo rikomeye ngo hatabayeho kubabarira nta n'icyizere cy'ejo hazaza cyabaho. Kubabarira rero ni ikintu gikomeye gituma icyizere cy'ejo hazaza kibaho. Aha rero ni amagambo meza cyane yavuzwe n'uyu munyabigwi Nelson Mandela. Iri jambo ryagucitse, reka duhure kuri YouTube channel _TV, genda ukore subscribe, tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Wanankurikirana ku mbuga nkoranyambaga Instagram na Twitter, hose nitwa Dashim 250. Genda ukore follow, tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima.